Nitwa Umutoni Domina, nkaba ndi umurezi mu murenge wa Nyamiyaga uherereye mu karere ka Gicumbi, nkaba nigisha Icyongereza mu mwaka wa mbere n'umwaka wa gatatu. Mu by'ukuri twishimiye ubugenzuzi bwakozwe uyu munsi, twasuwe n'abagenzuzi baturutse mu karere ka Gasabo, batugira inama zitandukanye. Hari ibintu bimwe byinshi badushimye, ariko kandi hari naho batugiriye inama. Wenda ndahera mu bidanago byanjye bya buri munsi, aho mu mitegurire bangiriye inama ko ngomba kujya nibanda ku bana bafite intege nkeya mu bijyanye no kwiga, haba bafite ubumuga butandukanye, hari abafite ubumuga bwo kutumva. Ikigo cyacu dufite abana benshi bafite ubumuga butandukanye, hari abana bafite intege nkeya mu myigire. Abo bose twagiriwe inama ko tugomba kujya nibura tugaragaza nibura mu bikorwa bya mwarimu ahantu umwana icyo ndi bumufashe. Uwo nabonye afite intege nkeya, ese nzamufasha iki? Nabo ku buryo mu gitondo kare, ubusanzwe dutangira saa 2, ariko saa 1 nibura abo bakeneye remedio tukabagira inama igihe tubonye ko tukabigisha igihe tubonye ko bafite intege nke, tutagombye gutegereza igihe cya remedio ziba muri weekend ndetse no mu biruhuko. Abo ngabo twakwiye kubaheraho mu minsi isanzwe, hanyuma bikagera muri weekend nibura bigaragara ko hari icyo bafashe. Nkaba nabonye rero ari ibintu by'ingenzi bizadufasha mu kuzamura imitsindire, cyane ko byagaragaye ko kuri iki kigo twagize abana 60 batabashije kugira amanota abajyana mu mashuri yisumbuyeho, by'umwihariko aho nigisha nyine mu wa gatatu. Rero twafashe ingamba, turi mu ngamba, turimo kubigenza neza. Abana tugomba kubaha imikoro myinshi, abo b'intege nkeya nyine tukabaha izo remedio, tukajya tugera hano ubundi saa 1 tugatangira akazi. Hari n'abahagera saa 12 bitewe nuko tuba twabipanze abarimu bagera mu maklasi terminali. Mbona bizatanga umusaruro at the end of the year, mbona ko bishobora kuzatanga umusaruro ushimishije. Amazina nitwa Twizeyimana Vincent, akaba njye ushinzwe amasomo muri kino kigo cya Institut Don Bosco Kabarondo TSS, ariko amasomo nshinzwe ni ku gice cya TVET, kubera yuko ikigo cyacu gifitemo parite ebyiri, hari General Education irangira na troncome ndetse na TVET cya TSS, ariho dufitemo amateredi agera muri 7. Icyo gice rero akaba ari cyo mbereye umuyobozi ushinzwe amasomo. Munsi twakira inspection ya NESA. Inspection rero twayishimiye cyane ko inspection babanza kutubwira ko ntago hari icyakaduteye ubwoba, ahubwo ni uburyo bwiza bwo gufatanya n'ibigo bya leta ndetse na ministeri ifite mu nshingano kugira ngo turebe ko twazamura ireme ry'uburezi nk'uko byifuzwa. Uyu munsi rero bari batugendereye kandi badusuye, twabatembereje ikigo. Mu byo bagenzuye aho abana barara, bagenzura ubwiherero bw'abana, bagenzura aho abana barira ndetse n'igikoni ndetse n'amashuri abana bigiramo muri rusange. Nyuma y'ubwo bugenzuzi rero bakoze, nta kibazo kirekire cyangwa ibibazo byinshi babonyemo, kudukurikije feedback baduhaye n'inama batugiriye, kubera yuko byose bagiye basanga nibuze uko byifuzwa, imbaraga zikenerwa twarazishyize mu cyakoze. Hari aho batugiriye nk'inama, urugero nk'aho ku ma workshop, ubwo ma workshop naho abo biga muri TSS bakorera practice, aho twari twanabibwiye Minisitiri ubwo yaheruka kudusura ko icyo kibazo tugifite ko zidahagije, ariko batugiriye inama ko tugomba gukomeza natwe kwishakamo ibisubizo, ariko ireme ry'uburezi dushaka tukarigeraho. Ndetse kandi bakomeza banatubwira ko umurongo turimo nta kibazo mu mitsindishirize twababwiye muri make, kandi nabo banarebye muri raporo barabibona imitsindishirize, cyane ko yaba muri General Education yaba no muri TSS imitsindishirize aba ari 100%. Rero badusabye ko twagomba gufatanya, yaba NESA yaba RTB natwe nk'ikigo, kugira ngo dukomeze kuzamura ireme ry'uburezi nk'uko byifuzwa. Nitwa Nunguye Innocent, ndi umuyobozi wa GS Kagamba, ikigo cy'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 12 giherereye mu murenge wa Nyamiyaga, akarere ka Gicumbi.
abagenzuzi batugezeho bagenzura ikigo mu ntanzi zacyo zose, barebye isuku, bareba imyigire n'imyigishirize, ndetse banareba imitekere n'imitunganyirize y'amafunguro y'abana. Mu byo babonye byiza ni uko ikigo kigerageza kubyaza umusaruro ubutaka gifite, dutera imboga ndetse tugatera n'ibiti by'imbuto. Babonye kandi ko amafunguro ategurirwa ku gihe, ku buryo abana basohoka amafunguro yatunganye. Kimwe mu byo batugiriyeho inama byo gukosora ni ukutera imboga zinyuranye, kubera ko basanze ubwoko bw'imboga bumwe aribwo bwiganje, kandi amoko y'imboga abaho ari menshi kandi yose aberanye n'ubutaka dufite, mu rwego rwo kugira ngo intungamubiri zitandukanye zijye zigera mu mafunguro. Indi nama twagiriwe ni iyo gutunganya ubusitani ntibube nk'imirima, ahubwo hakabonekamo uturima tw'igikoni twinshi, turimo na za mbuto na za mboga zinyuranye. Nitwa Seri Marie Rose Mujawayezu, nkaba nyobora iki kigo cya Institut Don Bosco Kabarondo. Turashima rero uburyo timu ya NESA yadusuye, ibyo batugiriyemo inama bizadufasha. Ibintu bagenzuye hano cyane cyane barebye muri mu bijyanye n'ibidanago, uko abarimu bigisha teaching and learning, barabigenzura basanga bimeze neza. Bagenzura abanyeshuri twahawe na NESA uyu mwaka w'amashuri, bareba muri SDMS, bareba muri KAIDAPER, basanga birahura bimeze neza. Ibindi barebye ni mu gikoni, aho mu ma workshops, bagenzuye ikigo cyose bagitambagiye kandi basanze bimeze neza, batugira n'inama yo kurushaho. Kandi turizera ko bazadukorera n'ubuvugizi mu bikenewe cyane, nka computers z'abanyeshuri n'inke, ibitabo n'ibikeya, ndetse na workshops. Murakoze. Nitwa Eric Jamubandi, ndi umugenzuzi w'uburezi ubusanzwe nkorera mu karere ka Gasabo, ndi kumwe n'abagenzi banjye bane. Turi mu gikorwa cyo kugenzura ibigo by'amashuri byo muri aka karere ka Gicumbi. Iki ni igikorwa cyiza cyateguwe na Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye na Minaroke. Rero ni igikorwa cyiza kuko ubusanzwe dukorera mu mujyi wa Kigali, turimo turareba uburyo iyi gahunda yubahirizwa mu karere ka Gicumbi. Ku bijyanye n'imyigishirize, turimo kugenzura uburyo abarimu bigisha bateguye amasomo, tukareba ibidanago, tukareba uko bashyira mu bikorwa integanyanyigisho ndetse n'amavugurura yabaye mu burezi. Ibyo rero ni ibihamya bitwereka ko koko abarimu bigisha bateguye, ndetse kandi uburyo bakurikiranya amasomo ko yateganijwe mu nteganyanyigisho. Ibyo ngibyo ni nabyo bibafasha kugera ku ntego ndetse abana bagatsinda. Hari nk'aho yenda twabonaga cyangwa se dukomeje kubona isuku itubahirizwa neza, aho n'ubundi tugera mu kigo cy'ishuri nyuma y'ubugenzuzi tugakora n'inama n'abarimu ndetse n'abandi bakozi bakorera mu kigo cy'ishuri, tukabagaragariza ibyo twabonye, hanyuma tukajya inama y'icyakorwa kugira ngo barusheho kuyinoza ndetse no gushyira mu bikorwa ibyo twabonye bitanoze. Amazina nitwa Nzabandora Faustin, nkaba ndi senior engineer mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini n'ubugenzuzi bw'amashuri NESA. Ubu ngubu tukaba turi mu gikorwa cy'ubugenzuzi bugamije kureba ibintu bibumbiye hamwe bigera muri 4 cyangwa 5, birimo kureba ishyirwa mu bikorwa ry'inama ibigo by'amashuri biba byaragiriwe mbere, harimo kureba ubwitabire bw'abana batabashije gutsinda ibizamini bya leta,
ubwo ni ukuvuga ni abana biga P6 senior 3 ndetse na senior 6. Hanyuma tukanareba nanone n'uburyo abana bagiye bashyirwa mu myanya, ubwo ni abaje mu mwaka wa 4 ndetse no mu mwaka wa mbere. Hanyuma tukanareba n'ibindi bijyanye n'isuku n'isukura n'imikorere y'ikigo muri rusange. Ibi rero ni ibikorwa bizafasha iki bigo mu rwego rwo kuzamura imikorere n'imikoranire mu mpande zose, cyane cyane harebwa ireme ry'uburezi. Ibi rero ni ibikorwa bifasha na Minisiteri y'Uburezi binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ibizamini mu bugenzuzi mu rwego rwo kubaka ubushobozi, ndetse hatangwa inama ku bayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'ababungirije n'abarimu muri rusange. Dufatanyije rero na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, ndetse twateguye iki gikorwa gihuriweho mu rwego rwo kugira ngo duhane inama zafasha kuzamura ireme ry'uburezi nk'uko tubyifuza. Mu by'ukuri twe nk'abarimu byatugiriye akamaro, byatumye tumenya uburyo twigisha, uburyo dutegura, batweretse uburyo bw'imitegurire, hari byinshi twakosoye, uburyo bwo gutegura ibidanago, uburyo bwo kuzuza amajurunari, uburyo bwo kwigisha mu ishuri. Ubwo rero twishimye cyane, ndetse dusaba ko ubu bugenzuzi bwajya buhoraho kuko hari icyo budusigira kandi tukarushaho kunoza neza umurimo wacu. Murakoze.